Hello guys, uyu munsi tugiye kubereka uburyo wakura volute muri telefone yawe. Mbibutsa ko iyi volute yihutisha amajwi ku muvuduko wa 4G ariko ikagira uruhare mu gukonsoma umuriro mwinshi cyane igihe ifunguye. Iyi volute rero kuba ngiye kukwereka uburyo bayikuramo ntabwo ari uko ari disadvantage zayo nyinshi, ahubwo igira na advantage zo kwihutisha amajwi, ariko impamvu ushobora kuyikuramo nuko ishobora kwihutisha amajwi ku kigero cyo hejuru mu buryo bukabije. Tudatinze rero kugira ngo uyikuremo ino volute ujya hano muri setting, wagera hano muri setting ugakanda kuri network and internet. Ku bantu bafite Airtel Imagine cyangwa izindi telefone ahangaha volute iri kugenda igaragaramo. Ukamanuka ukaza ugakanda hano ku cyo bita sim, kuri sim ugakanda kuri sim. Hano bari kutwereka Airtel Rwanda, bakatwereka MTN Rwanda. Kubera ko twebwe dufitemo Airtel ariyo iri kugaragaramo volute, tugiye gukanda hano kuri Airtel Rwanda. Dutegereze. Mbibutsa ko iyi volute ushobora kuyifungura cyangwa ukayifunga bitewe n'uko ubishaka. Igihe wumva nta kintu ikubangamiyeho nta mpamvu yo kugira gute yo kuba wayifunga. Hano urabona ko duhingukiye ahantu handitse call preference, message, mobile data, roaming, app data usage, mobile data always online, volute, use volute service to improve voice and other communication. Ino volute abantu mutazi akamaro kayo muri telefone zanyu, igufasha mu kwimprovinga cyangwa mu kwihutisha amajwi cyangwa ndetse no mu rindi tumanaho nk'igihe uri kuri internet. Ubwo rero kugira ngo uzuyifunge uzaza uhita ukanda ahangaha. Urabona ko ibaye switch, birifunze. Niwongera ukagaruka ukahakanda urabona ko bizahita bigira gute, byifungura. Ubwo rero ndabasaba mwese abantu mukunze iyi video mubigaragaze muri comment, tugomeze kubana umunsi ku munsi. Ntimugende mudakoze subscribe, ahangaha niho ubonera ibintu byose bijyanye na tekinoloji.